So nk'uko muri kubibona rero urabona twambaye uyu munsi hiriwe hari imbeho imeze nabi cyane, haguye n'imvura nyinshi, ikirere ntago gisa neza, murabona ko ndetse n'ibiti biri kugenda bihinduka, urabona inyuma yanjye ko bimwe biri kuba imihondo, imituku, harimo ka kabeho gake gake bigaragare ko cyangwa igihe cy'imbeho kigiye kuza mu minsi mikeya iri imbere. So turabararikira gukurikirana iki kiganiro mwitonze. Okay, inshuti bavandimwe rero uyu munsi turagarutse kuri ya TV yanyu Kabagema TV. Twabateguriye ikiganiro cyiza, ni ikiganiro mu by'ukuri kigendanye n'ibintu muri iyi minsi ndi kubona bisa nk'aho ari bishya kuri njyewe, nubwo yenda hari benshi bari basanzwe babizi cyangwa babyumva. Nk'uko bisanzwe rero ni ya TV yanyu Kabagema TV, icyo tubasaba ni ugukora subscribe, ugakora share, ndetse ugatera comment ku biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Ikiganiro tugiye kubagezaho rero uyu munsi ni ikigendanye nk'uko tugenda tubigarukaho buri gahugu n'umuco wako. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro kigendanye ese waba wumva ngo abazimu kera twumvaga ko baterekera, cyangwa twumvaga ko haba abazimu, cyangwa twumvaga ko haba iminsi mikuru runaka imwe n'imwe tujya twumva yenda yaba yizihiza abazimu. Ibyo byose twarabyumvaga, ariko hari bimwe tugenda tubona twabihuza tukabona ko ibyo bintu bishoboka. Tugiye kubagezaho rero inkuru y'ikiganiro cyacu, irashingira ku kintu bita Halloween. Halloween ni iki? Halloween yaturutse he? Halloween inkomoko yayo imeze gute? Ese muri Canada bayizihiza gute? Ese muri Europe cyangwa i Burayi bayizihiza gute? Amerika n'ahandi hose, Aziya bayizihiza gute? Dore ko muri Afurika ari ahantu hake hake wagenda uyisanga. Nabwo naho wabisanga ni bamwe mu baba baraje muri ibi bihugu, uwo muco nawo ukagenda ugakwira ukagera muri Afurika muri rusange, kuko Afurika nabo bafite indi mico itandukanye itari iya Halloween, nubwo byaba bigiye bigirana amasano. Inshuti bavandimwe rero, nk'uko tubabwiye ku ncamake z'iki kiganiro, reka twimbike. Ubundi muri make Halloween ni iki? Halloween yatangiye ryari? Iyo bavuze Halloween wumva iki? Ahantu henshi nagiye nyura cyangwa nagiye nsura muri ibi byumweru 2 cyangwa 3 cyangwa mu mashopu, usangamo ahantu harimo ibishushanyo by'udusimba duteye ubwoba, harimo masike ziteye ubwoba, harimo za skeleti cyangwa skeleton, harimo skeleton z'ibintu bitandukanye bishushanya amagufa yaba uko umuntu ateye cyangwa ay'inyamaswa runaka, imbwa, udukende n'ibindi. Byanteye kwibaza ndetse no kuba nategura iki kiganiro. So murahishiwe rero, reka tujye imbere. Icyo tubasaba ni ukudutega amatwi, kandi wakumva hari ikibazo wagize cyangwa hari inyunganizi watwongerera, ugomba kubishyira muri komenti, ndetse tukajya dusangira amateka, tunasangira na bimwe mu bintu bigiye bitandukanye bibera muri iyi si yacu ya rurema. Kubera iki muri Canada hano duherereye ndi kubibona cyane? Mbere y'uko tugera impamvu muri Canada cyangwa n'uko byatangiye, ese Halloween ni iki muri rusange? Muri Canada Halloween yatangiye mu kinyejana cya 19, ubwo hazaga abaturage benshi baturutse muri Ireland na Scotland, ni mu bice byo mu Burayi aho haherereye ibice by'Ubwongereza, Scotland, hafi n'Ububiligi. Muri uwo munsi bawitaga trick and treat, utuntu tw'udutrick, bashaka kuvuga mbese imico cyangwa custom igendanye na Halloween. Mu by'ukuri iryo jambo trick and treat rikoreshwa cyane muri Canada, ryatangiriye muri Canada mu 1927 muri Alberta, muri province ya Alberta.
Kuba byitwa trick and treat byazanywe n'abo bantu bavuye muri ibyo bihugu, ariko siko byitwaga, byari Halloween. Trick and treat, abana iyo bajyaga kuyizihiza, abana babaga babambitse imyenda igiye iriho imitako itandukanye kandi iteye ubwoba, bamwe babashushanyijeho mu maso, abandi hari byinshi mbese ubona bateye ubwoba, bakaba babakoreye amakeke, babashakiye n'ibihaza ndetse n'ibikinisho bindi bitandukanye bigendanye n'uwo munsi wa treat and trick. Uko Halloween yatangiye rero, ikaba ikomoka ku mico n'imyitwarire ya kera yakorwaga muri festival bitaga Samhain cyangwa Samhain. Iri jambo muryiteho turongera turigarukeho. Abo ba Celtic people, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11, ni umunsi wa mbere ubundi winter igwaho, cyangwa nibwo inshuro nyinshi mu myaka yagiye ishira kera, uwo munsi nibwo winter cyangwa urubura rwabaga rutangiye kugwa. Uko ibintu byagendaga bikomeza rero, byabaye ngombwa ko bawita ngo uwo munsi ni transition from light to dark. Itangiriro ryo kuva mu muco winjira mu mwijima w'icuraburindi. Abaseltike mu myumvire yabo bakundaga gusura ahantu hateye ubwoba mu ijoro ryo kuwa 31 ukwezi kwa 10, bitwaje impano zitandukanye, harimo ibiryo, bambaye imyambaro iteye ubwoba, ndetse bavuga n'amajwi agiye atandukanye mu buryo budasanzwe, butuma ubibonye agira ubwoba. Ngo wa Samhain nk'uko nawugarutseho, bawukoraga bacanye umuriro mwinshi bitaga bonfire. Iyo bonfire bateraniraga ahantu nko ku misozi cyangwa mu buvumo, ahantu hateye ubwoba cyane, bagacana umuriro mwinshi, kuko akenshi habaga hari inyamaswa bari baragiye bica. Bagendaga bakusanyaga ayo magufa yose bakayatwikira kuri uwo muriro wa bonfire. Ijambo Halloween ryaturutse. Ijambo rituruka ku nteruro ivuga ngo All Hallows Eve. Wari umunsi All Hallows Eve, ni umunsi, ni ikimenyetso cya Halloween cyangwa umunsi w'abatagatifu. Umunsi w'abatagatifu. Papa Boniface wa 4 yashizeho umunsi wo kwizihiza abatagatifu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11. Bisobanuye ngo Hallows Eve landed. Ubwo iyo Hallows Eve landed, buracya ari ku munsi w'abatagatifu mu dini rya Gatolika, bawizihizaga mu ijoro ryo kuwa 31 ukwezi kwa 10. Ubwo iki kiruhuko kizihizwaga n'idini rya Gatolika, nibwo abahanga mu mateka bemeje ko Hallow Eve cyangwa Halloween cyangwa kwibuka abatagatifu bifite aho bihuriye na festival ya Samhain. Samhain twabutsa ko ari ya mafestivale, ya mico y'abaseltike ba kera bakoraga bizihiza, barimo bakora ibintu byo biteye ubwoba, bisa nk'aho ari ukuramya ibintu bidasanzwe, birimo no kutwika ayo magufa cyangwa kuba banafata, ndetse batangagamo n'ibitambo by'abantu n'iby'abana n'iby'impinja. Ni ryari treat and treating start in Canada? Ni ryari byaba iyi treat and treating yatangiye muri Canada? Mwibuke ko nababwiye ko treat and treating yakorwaga mu ijoro ryo kuwa 31 ukwezi kwa 10, batekeye abana ibiryo bigiye bitandukanye, harimo amabiswi, harimo impano bakoreye zitandukanye, ariko ziteye ubwoba, bambaye na maske ziteye ubwoba. Abantu ba mbere bitaga aba trick or treats babaga mu Bwongereza muri Ireland, bose bahuriraga mu muhango bitaga iyo Hallows Eve. Abana ndetse n'abandi bose batumiwe bagombaga kwizihiza uwo muhango
bita soling cyangwa umuhango wo gukuramo umuhango wa za roho. Abahagarariye rero uwo muhango babaga bambaye kositime, ndetse babaga bambaye amakositime ameze neza, bagakora abatetsi babo ya makeke, bagakora amakeke yitwa soul cakes, keke zivuye muri roho. Iyo migati ikoze mubwo buryo, yabaga ikozwe mu buryo buzengurutse, yabaga irimo ibyo bita nutmeg na cinnamon, ndetse bagashyiraho n'ikimenyetso cy'umusaraba kuri iyo mikati babaga bakoreye abana, ndetse n'abantu bakuru bari buze kwizihiza uwo munsi. Aho bizihiza Halloween cyane muri Canada ni muri Alberta, nk'uko kare nabigarutseho. Iyo usuye agace kubatsemo ishuri rya kaminuza bita Free Sundance College Campus, uhahurira n'abantu benshi barimo bavuga inkuru zitandukanye ndetse zishimishije zivuga ku bazimu. Babivuga nk'abishimisha cyangwa nk'aho babyishimiye, ndetse bamwe basura aho hantu harangwa n'ibirango byinshi bya Halloween, ndetse abasura aho hantu harangwa n'ibirango byinshi bya Halloween. Iyo hoteli rero hoteli bita Haunted Places in the Players, no kuri hoteli bita Fairmont Banff Springs Hotel. Banff yubatswe mu 1988. Iyi ni hoteli ifite amateka akomeye aho muri Alberta ku bigendanye na Halloween. Yatangiye yubakwa yakira abantu bahazaga baje na gari ya moshi, akaba ari ahantu hazwi, ariko hazwi nk'ahantu hakorerwa ibikorwa byo gusabana n'abazimu. Inyito yaho kuri iyo hoteli ni ahantu hakira ibikorwa byo gusabana n'abazimu. Byaturutse ku mukobwa wahateguriye ubukwe, ubwo yamanukaga esikariye ava hejuru muri sale ajya hasi, aza kumanuka agwa hasi apfa mu buryo budasanzwe. Bakaba bavuga ko umuzimu w'uwo mukobwa ukunze kugaragara uzamuka unamanuka kuri izo esikariye, ndetse hari abamubonye abyina wenyine, akina n'ibipurizo. Bikavugwa ko aba yaje kwishimira ibirori by'umukunzi we hashize igihe kinini batandukanye. Rose and Crown Pub muri Calgary Hotel, naho ni ahandi bakunze aho ni aha kabiri bakunze kwizihiza Halloween cyane. Iyo hoteli ya Rose Crown Pub Calgary Hotel ikaba yarubatswe mu 1909, ari inzu yo guturamo. Yaje kuvugururwa ihindurwa inzu yo kubikamo imirambo, nyuma bayitirira ko ari ahantu imyuka y'abapfuye yanze kuhava. Ubwo haje kugaragara umuzimu w'umwana muto w'umuhungu mu nyubako yo hasi, aza avuga ko urumuri rw'abishimishirizaga aho rutazigera ruzima. Subire mu iri jambo. Uyu mwana yaje avuga ko urumuri rw'abishimishiriza aho rutazigera ruzima. Bikavugwa ko abasuraga iyo hoteli bahabonaga umukobwa wambaye umwenda w'abageni, ndetse babivuze ahantu hatandukanye ko bamwibona, ndetse ibyo bintu byavuzwe n'abantu benshi batandukanye ko uwo mukobwa bamwiboneye, ko azamuka akaza akabyinira aho hantu yambaye imyenda y'abageni. Nk'uko twabigarutseho ko yapfuye mu buryo bw'amayobera ubwo yarimo yitegura gukora ubukwe. Ahandi naho bita muri Pantage Playhouse Theatre Winnipeg, aho ni muri province ya Winnipeg.
Abantu benshi bagiye basura aho hantu h'imyidagaduro, bagiye bavuga ko inshuro nyinshi bagiye babona intebe zirimo zigenda ntawe uzikozeho, amajwi adasanzwe y'abazimu cyangwa imiryango ikifunga nta muntu ubikoze. Uwo bitaga Alexander Pantage nawe yavuze cyane kuri izo nkuru mu 1914. Ubwo yatangiraga akazi ko gukoreramo nk'ahantu hahurira abantu benshi baje kwishimisha, Pantage yari afite byinshi byo kwibaza kuri bizinesi ye. Yakoresheje amafaranga ku mukunzi we bitaga Claude Kate Rockwell ubwo yafunguraga iyo nzu y'urubyiniro. Akaba umugore uzi gushimisha abakiriya, ariko ubwo yabonaga atagishimisha abakiriya afata umwanzuro wo kwitwika. Nyuma Kinda yabonaga umugore nk'umuntu udasanzwe kuruta mbere ubwo yari muzima. Byaramunaniye kwiyakira. Urumva ko aho ni hamwe mu ho twari tuvuze muri Canada bizihiza cyane Halloween. Ntibivuze ko yaba na za Halifax, New Brunswick, Quebec, Newfoundland n'ahandi hose bizihiza uyu munsi wa Halloween ndetse uhuzwa n'umunsi w'abatagatifu mu idini rya Gatolika. Nshuti bavandimwe rero turabashimiye ku kiganiro mwakomeje gukurikirana uyu munsi. Nakagaruka, icyo tubasaba cya mbere ni subscribe, ukore share, ukore na comment ku bintu bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Bye, ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde, murakoze.